Guys, welcome Naomie kwa Naomie na Dadu. Uyu munsi muri kumbona nyine ko mubizi ndarwaye, ako wasanga ari n'abantu batabizi. Ndarwaye ntago meze neza muri iyi minsi. Narwaye ka malaria ariko ndaza gukira. Iziga mwambaye muzi icyo zikora, abantu tubiziranyeho. Never mind, umuntu uri bumbona niziga abizi, gahunda ni yayindi. Muri kumbona na rero mu muhanda. Cyandi ikibona ndi mu muhanda afite ikariso, afite n'isabune. Isabune ni yanjye yo koga mu maso. Ni nziza, ikiza ibiheri. Najyaga ngira ibiheri n'inkovu, yaramfashije. Muzajye kwishaka muri farumasi, ariko imeze nka jeri. Ikariso rero narayiguze, Dadu ntayazi, noneho ndayibika kugira ngo nzayikoreshe kino gikorwa. Ngiye kuyifata ishyireho gutya, yamasishe hano. Kora abantu bari kureba umuhanda mu bisoni ziranye. No Dadu ko atayizi, rero na bino bintu nsizeho ndashira mu ibage yanjye. Cameraman ngiye kumuha akakana kambikira atahita bikeka. Noneho Dadu nari mvuye kwa muganga, mfata taxi, ari mu kazi, ndaje muvane mu kazi nkuko bisanzwe iteka, aze kundeba aho bansize. Namugani ngiye kwigagaza nyine mvuge ko narembye, nshaka ko ari buza kumfata. Noneho muri bag yanjye ari busange mikariso. Cameraman akira mfasha, nasanga mikariso rero ndaza kureba ukuntu biri bugende. Turabireba nyine uko biri bugende. Ngiye kumuhamagara mu kanya gatoya. Cameraman, ngume hano hari izuba ko ari nyinshi cyangwa ngume hari yari ari bujye kwishara hirya kamamagare. Ku buryo nyine atatubona, atari bunabikeke. Nubwo ndwaye navuze ati nta mpamvu kaze muhamagare. Twese ndarwaye, mu minsi iri imbere nimuzambona. Nuko mvuze ngo mu gihe nkindembye ugakereka mbaye agasho gato, kuko azi ko ndwaye, azi ko ntatekereza prank. Kanze mwe ngo kumwami Yesu ngo ni guki ntago yabinkora. Ari kuyivugiraho. Bite sheri? Alo? Bite? Nese kutamamagaye n'igihe wagendeye n'igihe nagire kwa muganga. Nari nyiri kuvugana na bariya abantu twagomba guhura. Si wavuyeyo se hahandi hambere? Yes. Rero taxi wawe namubwiye anzane yangiza hano ruguru hirya handi, hirya kwa minister. Ndumva rero nashobora kugenda muri taxi, imodoka yiwe rwose ndi kwishaka. Namwenga hansige uzunware, ndumva ntameze neza. Ibaze. Ngino nyine ngiye nicaye mu muhanda ngenyine. Yego, nibyo. Magaze abari abandi. So ngira umugabo unyumva vuba, muzihangane. Araje. Cameraman, reba ahantu ugiye, ntuzabikinishe ku mugabo wawe mutaziranye. A few moments later. Siko mbona we mwadeperi. Uyu musatsi wakugize umuntu wo muri adeperi. Ufite umuriro se utafite umuriro? Nese si ndwaye. Kiri gupfuna. Ndwaye malaria. Tarangutwaza ariko. Neza nabyaye.
wajya uyishyiramo hano uko bazayigushikuza. winose sheri waretse nkataha ko nta mwuka mfite. Ikariso y'abagabo. Ikariso y'abagabo se ahubwo ubwo urambwira ukuntu wanshira ikariso yawe muri bage yanjye. Nta nibyo nari nabonye nabyo nari niyawe nyine se uranari yanjye. Iki se ngusobanurira iki? Ahubwo dore iriho na rouge ubwo ni yawe. Rouge numva inatose. None uraza kubimbwira. Se nambe bizubanurira indarushe pabarita. Ahubwo mbwira uvuye. Mvuye kwa muganga. None se ikariso iratose iri ibintu bifashe bitose. Ibintu bifashe se ushatse kuvuga iki? Ariko se ujye usara wowe ingorane tuba twavuganye. Uravuze ngo ngiye namagaranye n'abagabo se. Telefone ngiye kuzima wituma izima abantu batambura. Giye nimero se urabona atari tumaze kuvugana. Yanjye hejuru yihore izi ikurikire hasi. Nese nago babakira bamagara wayihamagaye. Kiri wengera ikigoryi mwana. Ikigoryi se gute? Uri ikigoryi niko mvuze se. Nyine ikariso y'abagabo. Mani mbabarira ikariso ni yawe ikariso. Ntago ari yanjye. Yego kore. Nyine nsobanurira. Sobanurira. None ugenda kunkubita ndwaye. Ibaga njya kuyinjugunye bure sinasaga suzuguro. Kumbwira ngo ikariso ni yanjye uri kunyemeza ikariso yanjye gute? Mwese nyura amanuza yanjye. Ahubwo se naga ari ngiye ujya kuyakugurira amakariso wambara. Ni niyo wanguriye. Nyine gende kukubaza yageze muri bage gute. Wagendanye bage ubu ni gukiyibona se. Nese urumva najya kuguca inyuma nkajya ngafata n'ikariso y'umugabo ngayigendana manga. Ngayigendana manga. None nyine uvuye. Mvuye kwa muganga. Iyo se niwo muti baguhaye. Ariko se none ibyo nari nabonye ubwo niwe wayishyizemo. Cyaka iki? Dadu ndarushe ndashaka kwigira mu ntabwo ari yanjye nese ubwizanye ndaziyobera. Nese ujya ngo nkora iki niba atari yawe mvuye kwa muganga. Niki se mvuye kwa muganga kandi uri gutuma nduha. Tujye mu modoka mane tujye mu modoka. Zana baga cyawe byihorere njye winesha umutwe. Ariko mana ariko uzi ko ujya usara. Urese kunsize none ngonga serebi. Ngozi we biri seriye wowe yagiye berekana do yagiye yare umva nani ubwo wamubona mbare mu ndebe kandi ibintu tuba turimo Ikariso irarikoze singiye n'amaguru ndwaye si muri kubibona. Mani si muri kubibona ewe ndirwariye bakantesha umutwe ayiwe no kunama biranze ayiwe si muri kubireba Ikariso irarikoze. Noneho hajyeho rouge byanyabyo ahita ugira ngo n'umuntu yamusomye urumva awe rouge binkozeho inkoze. Ukuntu gahumura neza. Sako tata atihumurije ngo mvuke ukuntu bimura neza. Man tugende cameraman. Tugende n'amaguru Dadu yagiye yarakaye.
ngiye mu rugo n'amaguru kamamagare taxi izi ntware kubera ko dore iranaje reka bariho ngenda irasa nabi sinayi ayawe yabimenyera iragira kiri n'amaguru ndaje nyamagare ariko ibintu tuzizanira ku umugabo wanjye aba yumva namuca inyuma niyo nandi ikigoryi nkashiramo ikariso uri heze andi wansize nguno hankore dore ntago ndabona umugabo wanjye njyane mu rugo sawa batoye tugenda hano mwangaha numva ariko nafite umugabo upfuba Ikariso kwibura ntago ari gutekereza ko namukurakinze ariko ko ndwaye ntiyabitekereza uwo mwanya siko ntawe mfite kandi Ikariso iratose ntago yumva ukuntu utose umusazi ngo yarasaze yikorera Ikariso ubwo nawe ndasaze guys iwe Dadu yagiye sinakongera kumubona ariko berekane ko Dadu ndi mu muhanda wagenye kadutahe magaranga nani taxi zimfate n'amakariso Ikariso guys reka ngende mu rugo turabereka ukuntu bimeze yarangonze ndarwaye mutsengeresha ntabwo muri kubona ukuntu nananutse nashizeho ndarwaye dore mu nda mfite iyi ni mikoro mutajyana igice cye nashizemo pe zagaruka kuri kamera mfite ibiro bisanzwe biri normal aho namugiye kuza kurwara nari kuri regime none nahise ndwara bihurira amajoro naho abantu mvuga ko nirabuye ni fondote nisiga ituma izuba ritankubita rituma nyine nsa nk'uyirabuyeho ariko siko biri uzongera mu mbone ni fondote ninyireka kandi ndi inzobe by the way nuko mwa mutabibona neza wenda inzobe se nawe ndigikaranga amasa gutya kandi igikara ntago ari kibi as long as nabiheri mfite kamera mbarukupe nge taxi tazo gasanga ndi kufite kamera. A few moments later. Guys ndarushye nje n'amaguru taxi namubyara ngiye muvuze ataje nza n'amaguru ndarushye hano nari ndi sinari kubona indi taxi y'amakane nje n'amaguru ngeze iwanjye nsanze Dadu atarahagera nukuri ntawe uhari ashaka ko yafashe ibiri seriye nukuri prank nzivuye ibi ntago ari byo ko byazatuma umuntu ankeka ndazetse ndarushye izuba riri hano akizuba riri hano hanze mba bari kubyumva ko izuba kugira ngo ngende nsohoke hanze kumva umuntu umeze nka Dadu kamerama si Dadu Daraje barumwereka araje ubu ngiye kwibaza ikintu ndi bavuga guys izuba riri hano hanze risigaye rituma tugenda twisize ibintu mu maso kugira ngo ritadutwika
Hello. Ese ko uje nkaho ugiye kwica umuntu? Ese ko wigize nk'umusirikare warakaye? Sheri, it's a prank. Dore Ikariso ngiyi. Dore ibyo nasizeho nibi. Reba hano se. Reba ko se waze kunyigira gutyo. Aho ze Dadu. Ibintu sinza kuyishura kandi nanjye. Suri kubireba. Do ino sabune niyo nakoresheje yandi yo mu maso. Wakaje ukanyumva. Shayirakaye wamu. Do nuko nabigenje Ikariso nayiguze nshyashya nyisiga maruje nyisiga ibiki dore ngi. Ese kankubatse nimba ariko abagabo mwumva ko kurongorwa no kurongorana n'umuntu yabikora arwaye. Nta nubwo shiramo kandi kwimuhe. Ese ko mbona kigo cameraman ngende umva ni mubwire iki mubwire ko ari prank. Mubwire ngo Sheri mfite prank agiye harya cyagihe warabimbwiye. Bari kunsekura mu mukigo. Binyize. Ikariso. Ruvangu rufite gahunda yo gupfa nkaba umupfakazi. Abagabo sabibura. Urabonye Guys, rero prank. Basemera ko ngukomye. Ndagukomye. Nubwo ndwaye. Ndagukomye. Akibaze gutekereza isabune irabimfashijemo. Guys, nta kintu Dadu ari kuvuga. Reka ndekera n'umwuka wangira gushira. Ari kumutekereza ko namutwisa amezi 9 ko arorera kumutekereza. Namutwisa amezi 9 ndamubyara. Rero nta urushe nyina umwana iki babazi. Nago bavuze ngo se. Nandi ukomeza kurakaza. Guys, n'undi Dadu yagiye tumworebe. Ngombwa ko prank yanjye yagenze. Dadu yarakaye yabigize intambara. Ariko nyine ntuzabikora umugabo mutaziranye ashaka kwita kuniga. Nukuri kw'Imana. Guys, bankanye no kugenze n'utubaraga twanjye dukeya ntabigerageje. Imana bamugisha ibarinde hano hanze hari izuba. Dadu basezera abantu ngo bye. Nshira Ikariso yanjye hariya y'umugabo wanjye. Akiye injyanire. Asedeba akunari gutekereza. Ibaze siki? Ibaze iki? Nibaze iki? What do you want to think? What? Guys, bye. Ciao ciao. Make sure ko wakanda subscribe. Ngire mu kureba umwana wanjye. Munsengera abasenga. Ntago norohewe. Ese waruza amakuru agezweho, amakuru ari guca ibintu, nuko ugomba gukora subscribe kwa Naomie na Dadu. Biragusekeje, wongera useke, wongera ukandeho, ukande cyane usubiramo udakora ikosa. Ndavuga uwo mwegeranye akandi na subscribe. Thank you.